Nongera kandi kubaha ikaze nshuti bavandimwe, bene data dufatanyije urugendo rujya mu ijuru. Imana ibahe umugisha kuri mwebwe mukomeje kumba hafi. Imana ibahe umugisha kuri mwe mwakoze subscribe, mbashimira cyane. Uwiteka akomeza abagure kandi n'abatarayikora namwe nimugire muyikore kugira ngo dukomeze kugendana neza. Dufatanye uru rugendo duhuje umutima. Imana ibishimire rero. Uyu munsi nabazaniye ikiganiro kikubwira ngo ese wari uzi ko gupfa burya atari ryo herezo ryawe, ahubwo ni irembo rikwinjiza mu buzima bw'iteka. Ese bigenda gute? Ndagira ngo usabe ngo ntucikwe, kandi niba utarakandaho kuri subscribe ubikore no kunzogera kugira ngo ntugacikwe n'ibiganiro byiza mba nakuzanye. Burya ntabwo urupfu ari ryo herezo ry'urugendo rw'ubuzima bwawe, hoya, ahubwo ni irembo rikwinjiza mu buzima bw'iteka. Niyo mpamvu buri kintu cyose ukora ukiri hano ku isi kizagira ingaruka mu bugingo bw'iteka. Buri kintu ukora ukiri hano mu isi ni nko gucuranga umurya w'inanga ukazihangiza mu buzima bw'iteka, cyangwa se ukazirangira ukazumvikanirayo. Kwa kundi ushobora gucuranga ucurangiye hano ariko n'uri hari arabyumvise, mbega uburyo wacuranzemo bigeze no kuri hariya. Imirimo ukora, ibyo ukora mu buzima bwawe bwa buri munsi hano ku isi nibyo bizaguherekeza. Burya ikintu cyangiza ubuzima bwa benshi muri iki gihe ni ugutekereza ibya hafi biboneka gusa. Kugira ngo ukoreshe ubuzima bwawe neza ni ngombwa gutumbira ubuzima bw'iteka mu bitekerezo byawe, kandi ukabika ko mu mutima wawe hari ibanga ry'agaciro kabwo. Burya ubuzima burenze cyane ibyo tubonesha amaso hano none cyangwa se uyu munsi. Ibyo tubona uyu munsi ni agace gato cyane. Igihe cy'iteka ni igice kinini gihishe tudashobora kubonesha tw'amaso. Ese ubundi bizaba bimeze bite igihe tuzaba tugeze mu buzima bw'iteka turi kumwe hamwe n'Imana? Icyo kintu mujya mukiyumvisha. Tuvugisha ukuri, ntabwo ubwenge bwacu bufite ubushobozi bwo gusingira ubwiza n'ubunini bw'ijuru, ntabwo bishoboka. Kugira ngo ubyemere neza ni nk'uburyo umuntu wowe uri kunyumva ushobora gusobanura uru rushishi, uru dukandagira, ukarusobanura uburyo interineti ikora. Ese ubwo yarabyakira? Ese rwabyumva rute? Niko natwe tutakurura ubunini bw'ijuru n'ubwiza bw'Imana. Ibyo byaba ari uguta igihe. Nta magambo dufite ashobora kuvuga mu buryo busobanutse iby'ubuzima bw'iteka, hoya. Bibiliya iravuga ngo iby'amaso atigeze kubona, iby'amatwi atigeze kumva, ndetse n'iby'umutima w'umuntu utigeze utekereza, ni ibintu by'igitangaza Imana yabikiye abayikunda. Ndetse hari n'inzira n'inyamaswa zitazanyuramo, izo zizanyuramo abakiranutsi gusa. Iyo nzira izanyuramo abera gusa. Se mwari muzi ko no mu butayu hazatemba amazi n'imigezi, mu kidaturwa hagaturwa? Bizaba ari ibintu bidasanzwe, kizaba ari igihe kidasanzwe. Ariko burya Imana ku muntu ukunda gusoma cyane iby'ijambo ryayo yagiye iduha kurunguruka tukabonaho agace gato kuko bizamera mu buzima bw'iteka. Tuzi ko Imana irimo kudutegura aho tuzaba, ibyo twese turabizi ku bizera Imana. Mu ijuru tuzabonana n'abo twakundaga bapfuye kera bizera. Icyo gihe tuzaba tutakibona imiruho n'imibabaro, tuzahemberwa ubudahemuka twagendeyemo ku isi. Ya mirimo myiza wakoraga uzayihemberwa, kandi tuzahabwa gukorera Imana tubinezerewe. Ntabwo tuzaba turyamye ku bicu bidutembereza mu kirere ducuranga inanga imitwe yacu irabagirana, ahubwo kizaba ari igihe cyo kubana n'Imana ubudatandukana, kandi nayo ikatwishimira ubuziraherezo. Umunsi umwe tuzumva Yesu atubwira ngo nimuze mwebwe abo Data yahaye umugisha, muragwe ubwami bw'abatunganirijwe uhereye ku kurema kw'isi. Imana ikirema isi yahise ituremera ubwami tuzabamo. Umwami wacu Yesu Kristo, umwami w'isi n'ijuru, niyerekanwa. Burya ubuzima bwabo muri iyi si
bwari nk'igifuniko cyangwa nk'urupapuro rwa mbere rw'igitabo. Ubu noneho bari baratangiye iyo nkuru y'igitabo y'igitangaza, inkuru itari yarigeze isomwa n'umuntu n'umwe mu isi. Inkuru izakomeza iteka ryose, kandi buri gice kikagenda kiruta iki kibanziriza kuba cyiza. Burya n'Imana ubwiza bwayo ntibugira uko bisa, ntibugira uko busa, burushaho kuba bwiza. Urugero ni uko iyo uri gusenga, uko urushaho gusenga cyane, urushaho kwakira amahoro, ubwiza n'umutuzo mu mutima wawe, n'ukubonye akabona ko byahindutse ubwiza bw'Imana bukuriho. Imana nibyo rwose ifite umugambi ku buzima bwawe hano ku isi, kuko abenshi dubitse amasezerano y'ibyo izadukorera turi mu isi, ariko byose ntibirangiriraho. Umugambi wayo urenze kure cyane imyaka 40 tuzamara hano ku isi. Ibyo Imana yatubikiye biruta cyane umugisha w'igihe gito. Ni umugisha urenze ubuzima bwawe hano ku isi. Bibiliya iravuga ngo imigambi y'Uwiteka ikomera iteka ryose. Ibyo yibwira mu mutima we bihoraho ibihe byose. Abantu benshi bibuka ko hariho ubugingo buhoraho iyo baherekeje abapfuye, nibwo babyibuka. Ese abaye ari wowe? Ariko nubwo nabwo akenshi aba ari ibitekerezo bidafite ireme, aba ari imitekerereze y'amarangamutima agize, bishingiye ku kutamenya. Hari igihe wibwira uti wenda byaba ari ikimenyetso cy'uburwayi bwo mu mutwe guhora utekereza urupfu. Ariko mu by'ukuri ni ubupfu kubaho wirengagiza ko urupfu ruriho, kandi ntawe rutageraho. Urupfu nta muntu n'umwe rutazageraho. Abo nzi batapfuye Bibiliya ivuga ni Eliya na Enoki. Burya umuntu w'umupfu niwe waba hatiteguye ibyo twese tuzi ko amaherezo bizatugeraho. Sari umuntu uzi ko atazapfa. Niyo mpamvu ari ngombwa gutekereza kurushaho ku buzima bw'iteka aho kubwirengagiza. Burya amezi 9 wamaze mu nda yawe iyo umubyeyi wawe ntabwo yari intego yihariye, yari integuza y'ubuzima bwawe bw'uyu munsi. Nako noneho ubu buzima nanone urimo ari integuza y'ubuzima bw'ejo hazaza. Niba rero ufite imibanire myiza n'Imana ku bwa Yesu Kristo, nta mpamvu yo kubaho utinya urupfu. Oya, ni umuryango utwinjiza mu buzima bw'iteka. Nta mukiranutsi utinya urupfu. Urupfu ruzashyira iherezo ku mibereho yawe hano ku isi, ariko ntabwo ruzarushyize iherezo kuri wowe ubwawe. Oya, burya urupfu ruzaba umunsi wo kuvuka kwawe uzajya wibuka mu buzima bw'iteka, kuko ntawe uzajya yadapfuye. Bibiliya bivuga neza ngo iyi si yo buturo bwacu, ahubwo dutegereje umudugudu uhoraho tuzaturamo mu ijuru. Tugereranyije n'igihe tuzamara mu buzima buhoraho, igihe tumara hano ku isi ni nk'umwanya wo guhumbya, ariko ingaruka zabyo zihoraho iteka ryose. Ibyo dukora muri ubu buzima nibyo bizagena uko tuzamera mu buzima buzaza. Mwese nabagira inama yo kubana n'abantu neza no kwizera Imana, tugakiranuka. Twagombye guhora tuzirikana ko igihe cyose turi iwacu mu mubiri tuba dutuye kure y'Umwami wacu. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo ntiwagenzuza iby'umwuka umubiri. Imana ni umwuka wera. Imana ni umwuka. Imana irera, umwuka wayo urera. Niyo mpamvu kujya usabane nayo, nawe ugomba kuva mu mubiri ukajya mu mwuka. Ubundi kera mu gihe cyashize hari imvugo yari ihanze ngo yari igezweho, yabwiraga abantu ngo buri munsi ujye ufata nk'umunsi wawe wa mbere w'imibereho yawe iri imbere. Ariko mbagira inama, ugenzuye neza byaba byiza ahubwo kurutaho ubaye buri munsi nk'aho ari wo munsi wawe wa nyuma ku isi. Umugabo nkunda cyane witwa Henry Matthew yaravuze ngo umurimo w'ingenzi wa buri munsi wagombye kuba kwitegura umunsi wacu wa nyuma ku isi. Ndagira ngo mumfashe dusome muri Yohana wa mbere ibice 2 umurongo wa 17. Aravuga ngo kandi isi irashirana no kwifuza kwayo, ariko ukora ibyo Imana ishaka azahoraho iteka ryose.
ni ukuri reka mbabwire ngo mwakoze kubana nanjye, ndabakunda cyane nk'ibisanzwe murabizi. Imana ibahe umugisha, batarakora subscribe bibutsa ngo mugende muyikoze.